Ese wari ubizi yuko ushobora kuba waratoranyijwe ariko nyamara utabizi? Ese waba uzi ibimenyetso bigaragaza umuntu watoranyijwe? Muri iyi video tugiye kureba ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ko nubwo uri ku isi aha ngaha uhari nk'umuntu udasanzwe ndetse watoranyijwe n'Imana, hari icyo Imana yaguteganyije kugukoresha, ndetse mu hazaza hawe ukazagera igihe ukabona yuko burya utari umuntu usanzwe gutyo gusa, ahubwo hari icyo wabereyeho kugira ngo ugire icyo uzana ndetse n'icyo ukemura muri rusange. Reka duhere ku kimenyetso cya mbere. Bimwe muri ibi bimenyetso nubyisangaho umenye yuko uri umuntu udasanzwe, bityo ugire uko ugenda ndetse ugire n'uko utekereza bitandukanye n'abandi, cyane yuko nyine uramenya ko uri umuntu utaje gutyo gusa. Iki kintu cya mbere nukimenya uzamenye yuko uri udasanzwe ndetse watoranyijwe. Icya mbere, abantu babi bitandukanya nawe. Niba ujya ubona abantu, urugero nk'inshuti zawe, umuryango ndetse abo mwigana nabo mukorana, bose bakuvaho nyamara nta mpamvu, wihita wishinja amakosa, wikumva yuko uri umuntu mubi, nyamara ahubwo iki si ikibazo, ahubwo nuko ahantu hari umuntu utwaye umucyo umwijima urahahunga, bisobanuye ko hari ikintu kikurimo indani kiri kubabangamira, bityo kikamera nk'ikibasunika ndetse kikabigizayo. Bisobanuye ngo ni nk'uko utwaye wa mucyo nyamara umwijima ukatangira kukuva iruhande, kubera yuko iteka ryose umwijima ubangamirwa n'umucyo. Ibi bisobanuye nyine yuko udasanzwe, muri make utameze nk'abari kukuvaho. Ibi nyine nibigaragaza yuko Imana iri kukurinda kuko hari icyo yifuza kugukoresha. Niba hari igihe ujya ubona abantu babi bagenda bakuvaho, cyangwa se abantu badafite imyitwarire myiza, abantu bitwara nabi cyangwa se mu buryo budafututse, bose bagenda bakuvaho, ubona nyine usigara nk'aho uri wenyine igihe cyose, nyamara abo n'ubundi bagiye basa nk'aho atari abantu beza n'ubundi kuri wowe. Menya yuko ubwo ari uburinzi bw'Imana, uri umuntu udasanzwe waratoranijwe, niyo mpamvu uri kurindwa bingana gutyo. Ikimenyetso cya gatatu, kumva uri ahantu hatakugenewe. Umuntu watoranyijwe aba afite ibyiyumviro bidasanzwe ndetse biteye n'ubwoba rimwe na rimwe. Reka dufate umwitozo mutoya. Ese wari wagira igihe ukumva ahantu uri, abantu ugendana nabo, cyangwa se ibyo ukorana n'abantu, bise ukumva ntabwo bikugenewe, cyangwa se ukumva si ibintu byawe, cyangwa se ukumva ntabwo byisangamo, ukumva muri make abo mugendana, aho usengera, cyangwa se ibyo ukora ukumva si ibintu byawe, bisa nkaho wadeviye cyangwa se bisa nkaho wayobye. Nta yindi mpamvu, nuko nyine muri wowe harimo ikintu kidasanzwe. Ubwo ni bwabo umuntu busa nkaho budasanzwe twita ubwo wahamagawe cyangwa se ubwo watoranijwe. Rero niba wibonamo ibyo bimenyetso bidasanzwe bimeze bityo, nta yindi mpamvu, ni uko watoranijwe, kubera yuko aho hantu hari abandi bantu bahisanga kandi bakumva banyuzwe naho. Impamvu rero wowe utahisanga ni uko utandukanye nabo cyane mu byiyumviro, mu mikorere ndetse no mu mitekerereze, ndetse n'uburyo mwahamagayemo cyangwa se uburyo mwatoranijwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Kana none dufate urugero mu gitabo cya Bibiliya. Twese abantu benshi tuzi inkuru ya Mose cyangwa se uwo twita Musa. Uyu mugabo tuzi neza ko yavukiye mu gihugu cya Egiputa ubwo yarirwaga kwa Farawo. Bisobanuye ngo yakagombye kuvuka ameze nk'aho ari igikomangoma cyo mu bwami bwa Egiputa, ariko kubera yuko, cyangwa se Egypt, ariko kubera yuko yari yaratoranijwe cyangwa se yari uwahiswemo, ntabwo byamworoheye kwisanga cyangwa se ngo yiyumve ndetse yumve anezerewe cyangwa se anyuzwe n'ahari. Byaranze neza kugeza igihe we ubwe bwite yisanze n'ubundi aho yagombaga kugenerwa. Bivuze ngo iyo uri uwatoranijwe ushaka kuba uri mu bintu byiza, ushaka kuba uri mu bintu bizengurutswe n'ibintu byose ukeneye, ariko nyamara ukumva ntibikunyuze, ukumva rwose si ibintu byawe, ukumva hari ahandi hantu ukwiriye kuba. Impamvu ibi byose urimo kubyumva ni uko uri ahantu hawe ariko hatari ahanyaho. Iyo wageze ahantu hawe hanyaho, ibintu rwose wumva ari ibintu byawe, kumva nyine ugeze ahantu hameze nko mu rugo, ahantu wisanga. Ikindi kimenyetso, iyo uri uwatoranijwe cyangwa se uri umuntu wahiswemo, ukunda kugira inzozi zidasanzwe. Imana mu buryo bumwe ikoresha kugira ngo igezeho message abantu cyangwa se bagezeho ubutumwa bugiye butandukanye, nuko ikoresha n'uburyo bwo kurota inzozi ndetse no kubonekerwa ndetse n'ibindi. Niba nta kabuza ujya ukunda kurota inzozi, ugakunda kwibona igihe kinini cyane uri umuntu udasanzwe mu nzozi, ugakunda kurota nyine ibintu bigari cyane kandi bikomeye, uyobora abantu, uri umuntu udasanzwe, ufite amafaranga, mbese ugakunda kubona inzozi kandi zigakunda kuza inshuro nyinshi, menya yuko Imana iri kukwereka yuko uri udasanzwe kandi hari ibyo yaguteganyije kuzakugezaho birenze uko ubitekereza. Menya yuko uri umunyamugisha, kubera yuko kurota ni bumwe mu buryo Imana inyuzamo ijambo ryayo kugira ngo rigere ku bantu bayo. Niba ujya urota inzozi zidasanzwe, nta kabuza wahiswemo nawe. Ikimenyetso cya nyuma gihatse ibindi byose ni uko iyo uri umuntu wahiswemo cyangwa se uri the chosen one, ni uko ikizabikwereka ni uko iyo usenze ibintu biraba. Abantu benshi ntabwo buri gihe iyo basenze ariko basubizwa.
ariko tuzi neza ingero nyinshi muri Bibiliya, tuzi neza uko Eliya yahagaritse imvura imyaka 3 yose ntiyongere kugwa. Tuzi neza yuko yongeye agasenga bigahita bikunda. Tuzi neza Petero azura abantu mu buryo bugiye butandukanye. Bisobanuye yuko umuntu udasanzwe cyangwa se wahamagawe n'Imana cyangwa se wahiswemo nuko we avugana n'ijuru kuruta uko aribwira, ahubwo wakorana n'ijuru direct. Iyo avuze ikintu kiraba, iyo asenze ikintu agahamagara Imana ihita igikora. Niba rero ujya usenga ibintu ukabona bisaba gutya ku kanya bihita biba vuba, menya yuko byanga bikunde uri umuntu wahiswemo. Menya yuko udasanzwe, menya yuko utandukanye n'abandi, ugira uko ugenda umenya yuko hari aho Imana yifuza kukugeza atandukanye naho uri kano kanya. Ibi ni ibimenyetso rero 6 nibura ugomba kwibonaho, hanyuma ugahita uvivura yuko byanga bikunda udasanzwe. Nubyibonaho kuva uyu munsi ntuzongere kwiheba, nubyibonaho kuva uyu munsi utangire uyoboke Imana, uyisenge cyane kandi uyinginge, uyibe hafi cyane, kuba yuko irifuza gukoresha ibintu bidasanzwe bikomeye cyane biremereye. Icyo ubura wowe no kuyiba hafi gusa kugira ngo nawe igukoreshe. Ciao, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, hanyuma ukore no kuri like kugira ngo muri iki kiganiro cyacu gifasha abantu benshi, kigere ku bantu benshi muri rusange. Wakoze kudukurikira.